buriya hari ibintu bigaragaza ko uwo mukobwa uri kwirukaho cyangwa se uwo mukobwa nyine uri gutereta bishobora kuzarangira neza cyangwa se bishobora kuzarangira agukunze nyine akaba uwawe. Ariko hari n'igihe uwo mukobwa nyine uri gutereta udafite ibi bintu nyine bimugaragaza cyangwa se iyi mico imugaragaza mu gihe ayikugaragariza uri kumuteta cyangwa mu gihe muri kuvugana, ugahita umenya ko kabisa uyu muntu ntabwo bizarangira neza cyangwa se nta kintu kizavamo n'ubwo wenda ndi kumwirukaho kandi n'ubwo nyine mukunda kandi nkaba nshaka ko ankunda akaba ari kungaragariza iyi mico, menya ko nta kintu kizavamo. Ariko nyine hari n'indi mico myiza kabisa umukobwa akugaragariza, wenda nk'uko abakobwa nyine yagukunze cyangwa se umukobwa ashaka ko nyine uzamukunda ikamera ashaka ngo nyine agukunde byarakuvunnye, nyine aba agerageza kukubuza cyangwa se agerageza gutuma ukoresha imbaraga nyinshi, kandi rimwe na rimwe ugasanga nyine nawe uri no mu rukundo kukurusha, ariko nyine agerageje kukuvuna cyane kugira ngo nyine uzitwe nyine ko wamuterese kandi azitwe ko yihesheje agaciro imbere. Rero tugiye hano kurebana imico aka kanya cyangwa se ibintu bigaragaza ko uwo mukobwa uri kwirukaho cyangwa se uwo mukobwa nyine uri gutereta nyine final azaba uwawe kandi uzamutsindira, even mo habane n'abandi muri kumuhangana cyangwa muri kumukompetera, wowe nakugaragaza ibintu uzahita ushyiraho tick, ntuzanagivuge ngo hari n'abandi bazamugutwara. We naba bigaragaza uzahita uvuga ngo kabisa uyu muntu ndamufite, icyo binsaba ni ukwihangana paka nyine igihe umutima nawe we uzamubwira ngo kabisa agenda, ubu ngubu nta kibazo. Ikintu cya mbere akaba ugomba kumenya umukobwa kugaragariza mu gihe uvuga ngo uyu mukobwa nubwo ndi kumwirukaho kabisa nyine atari kumbwira nkankunze cyangwa atari kunyemerera cyangwa se nyine nta bindi bimenyetso birenze ari kunyereka, ariko niba agaragaje utu tuntu duto duto kabisa bizageraho bize kandi ankunde neza. Buriya umukobwa utakunda kuguha sini cyane cyangwa se udakunda kukurya sini, buri uwo mukobwa hari ikintu kiba kizavamo. Umukobwa iyo atagutekerezaho na gato cyangwa se umukobwa iyo atagufitiye amarangamutima na gato, message jari guys kuzisubiza biva kure, niyo ari gusubiza nyine ubona just ameze byarutwa akakurya sini nyine. Rero umukobwa nyine just akurya sini, ariko ya sini igenda ikamara igihe kirukabona nyine anytime aragarutse arasubije, menya ko uwo mukobwa nabwo aba agutekerezaho. Umukobwa ashaka kukurya sini neza bikarangirana gutyo nta yatongeye kuvuga, ariko umukobwa nyine nimba akuriye sini ubutaha akazaba ari utangiza ikiganiro gutyo yakurya sini nawe wenda wabone ko kandi ngo nabidande nyine reka mbe muretse ubutaha agatangiza ikiganiro, menya ko nyine uwo mukobwa nyine nubwo nyine uri kumwirukaho cyangwa se nubwo muri kuganira buke umuntu kabisa ashobora kuzavamo no wa mukobwa muganira ikiganiro just mwaba muri kuganira wenda nka WhatsApp, wenda uyu munsi mwahuje mwabufitanye party cyangwa se mwagira ahantu muhurira muraganira, finally noneho mugeze nka WhatsApp mugiye kuganira bisanzwe cyangwa mugiye kuba mwaciringa bisanzwe nko kuri phone, ukumva we nyine just ashishikajwe no kuba mwakongera mukavuga kuri bya bintu, even more nimba mwaganira ukumva nyine ashaka ko mu bisubizo urundi mukongera mukabivugaho kabisa. Uwo nyine narye sini ibintu byose mwa mwagiranye just relationship yawe yo kuba muganira nayirye sini nyine ibintu byose mwaganira ukumva nyine arashaka kongera kubipointinga, umenya ko umukobwa nubwo wenda atari kwerura cyangwa se nubwo wenda bitaramuzamo, ariko kuba nyine yumva ko yaguha ako kanya bizashira bigende neza kandi azaba uwawe. Nabwiye ngo hano kuri Kadira Entertainment ho naca ibintu nk'ibi by'ubwenge, trick zo mu rukundo ndetse n'ukuntu waba ufitinga society ndetse n'ukuntu wagira ibyo nyine wigezaho. Ese wo mukobwa muvugana kurya sini bingana iki cyangwa se wowe wirukaho mubanye gute? Igihe umwirukaho nk'ubu nkanjye hari uwo nirukaho yandiye sini mara amezi 3 guys, umva yarazanye ubwa yarashaje ariko arenzaho nyine aragaruka turaciringa kuba nyine yarandiye sini gutyo twongera tugaganira bisanzwe, nkabona nyagenda agaragaza ibimenyetso ntabwo ngenda forcing, ariko finally yaje kuba wanje nyine turaciringa nubwo bitarangiye neza, ariko nyine ibimenyetso yabigaragaza nyine byarangiye byanyetse ko yankundaga nubwo nyine ari kwakunda abakobwa baba bashaka nyine ngo bagorane bicisha inyanza no hino nyine kugira ngo babanje nyine babuguhe urukundo rwabo, hari n'ibindi baba bari bukugombe nyine byakuvunye usa nkaho wabikoreye. Rero menya ko wakoze subscribe na like kuri iyi video n'iby'agaciro kugira ngo ijye ibasha kujya ku bandi bantu benshi. None reka tubane ikintu cya kabiri cyangwa se umuco wa kabiri cyangwa se umwitwarire wa kabiri umukobwa agaragaza, ugatumya ko umukobwa nubwo uri kumwirukaho nubwo ari ko kuvuna cyane se cyangwa nubwo atari kuguha umwanya ariko kuba ari kugaragaza aka kantu kabisa mu hazaza hawe cyangwa se mu kugumya kwihangana kwawe, bishobora kuzabyara ikintu cyiza ndetse akaba wamutsindira ndetse akaba yagukunda. Akenshi na kenshi iyo umukobwa umuhamagaye ukabona nyine arishima ndetse ukumva ko arimo aravuga just areruye nta kibazo afite cyo kuvuga, ariko n'umukobwa avuga cyangwa se mwamwe kuganira ukumva sansa arimo aravugamo way they are responding to things you are talking about, cyangwa uburyo ari gusubiza ibintu nyine uri gusubiza uko muri kuganira, menya ko nguko ari kugusubiza
just nyine ari ukuguha agaciro kandi nyine kuba yagusubije bigomba kuba bigushimisha. Ariko noneho umukobwa agusubiza ugahita umenya akaba ameze nk'uvuze se ubundi umuhamagariye iki, just atabivuze ariko urashaka kugusubiza ugahita ubyibwira ngo kabisa uyu muntu ameze nk'uri kumbaza ubundi muhamagariye iki. Arege n'umusore nyine ahita yivumbura agakupa nyine akumva nyine just ntabwo biri kuvayibinga, nyine akumva nyine asa nk'uhamagariye. Umukobwa utakugaragariza uwo muco wo kugusubiza nk'umeze nk'uri kukubaza ngo ubundi umuhamagariye iki cyangwa se kuko icyo umuhamagaye, menya ko uwo mukobwa just nawe anytime igihe kizaza bishobora kuzavamo nyine akaba wawe. Noneho ikintu cya gatatu gishobora kugaragaza ko umukobwa anytime yazaba uwawe nyine ukaba wamutsindira umutima we, ukaba yagukunda nubwo nyine ari kwinyuza hirya no hino, nyine ukabona ko nyine just ari kukugora, ahubwo kwihangana kwawe ariko wenda kuzagena nimba azagukunda. Buriya wa mukobwa ukunda gusangira nawe nyine personal ntaguhatiza, cyangwa se umukobwa mukunda dufata urugero nko guhana plot cyangwa se kuba wamusaba nko guhura ukumva nyine ntabwo bisabye ngo ushyireho agatuza guys, nyine ugasaba ntabwo bisabye ngo umwinginge. Hari umukobwa nyine ujya kuvuga ngo reka uyu mukobwa mubwire tuze guhura tuganire tuvuge nyine just atari no kwanga ugiye kunseta nyine muhure nyine mu protein muve mwaganira. Wa mukobwa nyine bidasaba ngo winginge uvuga ngo kazi nyine uyu munsi ari mubwiye mukanya yasabye ngo umwibutse uramuhamagaye gutyo ese ngo ugeze cyangwa se ngo turagera rero gusamurana mukanya ngo saa 9 just kora nyine ni disorder nyine kuri iyo plot yawe cyangwa se kuri iyo gahunda mufitanye na mubyo cyangwa se nanjyana ari kumvamo nyine wumva just ntago ari kuvibinga nkuko nawe uri kuyiyumvamo. Niyo ko umukobwa nyine nta gahunda nyine yahazaza yuko muzakora, kuko umuntu buriya ashobora kuba umuntu atagukunda ariko just akubaha. Umuntu ukubaha yubaha gahunda za cyangwa se yubaha igitekerezo ndetse n'ibintu uri kumubwira. Even more nyine umuntu uzagukunda uwo muntu nuko aba yarakubashye nyine, kugira ngo uri umuntu waguciye amazi umukomveke ubashe gutuma gukunda ibyo biba bigoranye cyane. Ariko wa muntu ukubaha ukabona kanagutinya mu kuntu wamuha gahunda nyine akayumva niyice plot yawe niyice gahunda mufitanye akahagerera ku gihe, basi yanakubwira ngo ntiyageze ukumva even more bwageze nyine ari kugerageza kwiregura nyine akavuga ngo impamvu natinze nyine agasobanura just ukabona ko nyine just yubashye kuba mwagiranye gahunda no kuba yatsinze yabyubashye, akeneye ngo umenye impamvu wagwana. Uwo muntu kabisa aba kwitayo kandi bishobora kuba byagira ahazaza nyine akaba yabo wawe. Iyindi mpamvu ya gatatu cyangwa se kundi kuntu kwa tutashaka kubona umukobwa ukuntu yitwara just ugatwanga kabisa uyu muntu nubwo wenda bitaragenda neza ningumya gushyiraho agatuza cyangwa kwihangana bishobora kuzagenda neza, nkaba nabasha gutsindira amarangamutima. Buri mukobwa ukugirira ishyari ryoroshye ariko ridafite nyine ridafite ishyari rikomeye cyane. Ari ukuntu umukobwa muba muganira nyine cyangwa se mugitangira kuganira nyine ukabona ko nyine iyo muganira ukabona nyine nk'ivuga n'abandi bakobwa nyine agira agashya ntabwo nyine murabijya mu bintu byo gukunda cyangwa nta kindi kintu kirenze, ariko ukabona nyine just ashobora no kutabikubwira ngo yihagarare, ariko nyine umuntu nyine wakugiriye ishyari cyangwa wagize wagufuhiye nyine ubibona. Nyine ari ukuntu umuntu anafa nyine kubyene undi muntu ku ruhande mutamuta nyine utabari muri iyo relation yanyu utasanzwe ubizi, ari we hagati yawe nawe mubimenye kabisa umuntu sinabimubwira cyangwa nshobora kuba nabiketse nabi, ariko nawe ubibona ko yakugiriye agaciro mu kuntu kaga ngo uyu muntu kabisa kwa navuganye n'uriya muntu kwa nishe plot ye kwa nakoze ikintu cyose kibi akaba yababaye kuri iyi level bingana gutya kabisa uyu muntu ashobora kwa nyine karimo nubwo wenda katarimo, ariko umuntu buriya kubabara n'uguta igihe. Umuntu rero utagufitiyemo akantu cyangwa se umuntu utazagukunda ntabwo yatigiye akurakarira. Iyo umuntu ukoreye nabi araguhunga ukamuva mu maso, ariko wa muntu ukorera nabi gutyo bikajya gutya ejo gutyo uwo muntu ushyizeho agatuza finally bibyara result nziza cyangwa se bibyara igisubizo cyiza. Nimba uba waramukunze ukora just agaragaje yuko nyine iyo mubabaje we nyine niyo yaba aragukatiye guys. Umuntu ari ukuntu umukobwa agukatiye agira ngo wenda yirwaneho ku kintu runaka cyangwa ari ikintu adashaka gukomeza cyangwa ari ukuvuga ngo ari ibintu ari kwirinda runaka. Ari ukuntu nyine muri nko muri suta kenshi bikunze kuba nk'ahantu nyine nko mu kazi wenda kwa ugiye ngo sinatereta n'umuntu kugira ngo wenda ndende nyine iyi background y'ibintu nk'ibi ariko atari uko akwanze nyine ari ukuvuga ngo ari ikintu runaka ari kubyuridinga ye kugira ngo kitangire. Rero iyo agaragaje aka kantu umenya ko nubwo nyine ashaka kuba ubona yarakuganirije kandi agukunze cyangwa atakwitaye, umenya ko just wowe kwihangana kwawe niko kuragenda niba azagukunda azaza cyangwa se urwo rukundo nyine uri kuba wiyumvamo nawe uzatuma rwiyumvamo. Rero ikindi kintu cya gatandatu cyangwa se cyaba kigaragaza yuko umukobwa azagukunda cyangwa se uzatsindira umutima we ukaba mwakundana, akenshi na kenshi iyo muri kuganira yemera ko muganira ibintu bimukomerera cyangwa se just ibintu biremereye mu mutima we. Iyo umuntu watangiye kumubwira ibintu byawe biremereye mu mutima wawe, se iwanyu byagenze gute, se nyine ibintu byose warwaye iki,
iriwe mu bitaro nagize crise nk'ingi nyine ibintu byazite bimuremereye kuko nta muntu utagira cases nta muntu utagira crisis kubura amafaranga cyangwa kugira ikindi kintu nta muntu utagira ibibazo none iyo ari kukuganiriza ariko ibibazo by'amafaranga nta mukobwa udahora ubifite ahubwo nyine hari n'ibindi bibazo ataba ari ngombwa ngo nyine bituma amafaranga cyangwa se ngo bikemuzwe no kumuha amafaranga just yagize ibyago mu muryango ibintu nk'ibyo nyine biba bisaba ngo nyine habeho empathizing cyangwa sharing ibyiyumviro nawe ube wababara nyine abashe kumva ko ari umuntu wababaye iyo yumva ko nawe just yakubwira ibintu nk'ibyo bituma urababara nk'uko nababaye nyine aba akwizeye cyangwa se aba yumva ko nawe umuntu ari kubibwira ari umuntu umugirira impuhwe ntabwo yabikubwira azi ko uri bubica amazi cyangwa se utari buha agaciro wo kumva ko ari umuntu umugirira impuhwe yizeye akabibwira nubwo ashobora kuba yihagararaho cyangwa se nyine bitarajyamo neza ashobora kuba agufitiye akizere gakeya cyangwa se ahazaza nyine ushaka kuzagira neza akaba yagushyira mu rukundo cyangwa se nawe nimba ari urukundo ushaka kumushyiramo just target yawe ukaba wazayigeraho mu bintu byoroshye mu gihe ari kugaragaza ibintu ikintu cya karindwi kigaragaza ko umukobwa azaza ushaka kuzatsindira umutima we nubwo muri iyi minsi ashaka kuba yikwigiza nkana cyangwa se nubwo waba uri kuzamutereta ashaka akaba utamufite ariko wazatereta ugahura nabyo niyo mpamvu ugomba kubyumva neza witonze rero ugasanga igihe wamuterese cyangwa se mwahuye agaragaje n'aka kantu menya ko uwo muntu nyine ashobora kuzaba yamaboko nyine azaguha mubona nyine muhora mukira mu kanyu ugahita umenya ko kabisa amaboko azaguhereza buriya mukobwa utangira kugushyira mu biganiro bye bya future uwo mukobwa agufiteho gahunda ubu ngubu none we nuko wenda aba afite utundi tuntu arimo cyangwa utundi tuntu nyine adashaka yuko twangirika ariko ngo baba yaramaze kugukunda kuko buriya future y'umuntu iba igomba kuguma mu mutima we noneho cyangwa se ku muntu nyine abona w'agaciro imbere ye cyane kuko buri ahazaza h'umuntu niho hantu buri wese afokasinga ku hazaza nta ubundi present cyangwa se ibihe turimo iyo ubirimo ntabwo uba uvuga ngo ibihe ubundi ejo ndabivamo just nabonye ndamuka ubundi we uhora upanga ahazaza kuko n'undi ahazaza turahasanga ariko hahora hahara ahazaza rero wa mukobwa ugushyira ku hazaza kandi ngewe mba numva byazagenda cyangwa se ngo zitese cyo uratekereza ku iki gutyo nyine ukumva just future ye arumva ari open kwikubwa cyangwa se arumva yisanzuye ko wamenya kubyo atekereza ku hazaza he niba azanashaka ugasanga ari no kukuganiriza ku bintu by'umugabo akunda umugabo umeze uko even mo nta nubwo ari nawe we nta nubwo ufite iyo character ariko kuba yakugiye confidence yo kubikuganiza amenya ko ayo ni yahandi azaguha umva muri kuramukanya isa bikwereka kabisa woza yatubwira kabisa uyu nguyu n'ubwenda bitarazamo neza ntabwo just feelings zirazamuka ku rwego nyine yahita bingaragariza ariko kabisa kuba ari open kuba yambwira kabisa aya ngaya ari kundamutsa kabisa zamareze ikintu cya munani ushobora kuvuga ngo kabisa uyu mukobwa ashobora kuba azankunda cyangwa ashobora kuba bizavamo neza bikagenda neza buriya hari icyo akenshi na kenshi umukobwa uzagukunda ahora atekereza wa mukobwa uba wumva ko ari ikintu arimo kukwigiraho buriya umuntu wigiraho wese kugira ngo witandukanye no kumugira amarangamutima biba bigoye kuko buriya kwiga ni ikintu cya mbere cy'ingenzi kandi ngaho nawe reba kuba umuntu ahera ufite imyaka 3 yiga akajya 30 akiri kwiga just imyaka 30 yose wicaye ku ntebe y'ishuri kwiga none ugasanga nyine ibintu by'ishuri ni ibintu bigiye bisanzwe uriga umunsi ejo gutyo ni bisanzwe no kwigira ku muntu ni igihe uri kubona ko nyine ari ibintu by'akamaro wamwigiraho agahita kugezaho nturebe umukobwa iyo abona ko akwigiraho hari ukuntu nyine abantu niba bafite ubwenge butandukanye cyane ko niba bafite ubwenge bumeze kimwe hari ukuntu noneho umukobwa babona nyine just wa mukobwa w'umunyabwenge nyine akavuga ngo uyu muntu ashoboye aka kantu akajya mwikuraho nyine gutyo nyine kabisa nyine akaba afite nyine mukaba muri kumwe ari ikintu akwigiyeho nyine abona ko uri umuntu w'akamaro kwa kwegereye nyine umukobwa kabisa ko waragira gutekereza gutyo iyo byo biba biri kumushyira muri sanse yo kujya mu rukundo nawe nubwo waba utari wa muntu yishimira cyangwa se wa muntu nyine uri muri sanse y'abahungu aprefa cyangwa se abahungu nyine aba yumva ko yajya mu rukundo nabo ariko just kuba yumva ko ufite nyine ikintu we ahora akeneye abo beza bafite amafaranga cyangwa se abo bandi atari kubabonaho ashaka kuba atakuba open kuri ngo yisanzure yagukorera byose just ariko agukunze nyine kuko nyine avuga ngo ibi byangira umumaro bikomeye mu buzima n'uyu nguyu bikoraho se cyangwa kuba mwigiraho ni ibintu bikomeye cyane rero umukobwa uzagaragaza ibintu byose tubonye uko bigira kuri biringi menya ko ari ayo ngayo bro ni yayandi ari kuguha muri guhura mukiramukanya cyangwa se nubwo mumaranye igihe ariko nyine himba ataraguha nyine muracyaramukanya neza urumva mwaba mutakiri kuramukanya ubwo urumva nimba bimeze gutya menya ko kabisa witwaye neza cyangwa se ubikoze neza uwo mukobwa yazaba cyandi kumujyana mu rukundo byazaguhira ntabwo nyine byazaba ingorane ahubwo se wowe uzi kwihangana bingana ute nimba we twari turi kumwe kugeza aka kanya ureba ibintu byose bigaragaza yuko umukobwa nyine kujya mu rukundo nawe bishoboka cyangwa se ahazaza mwazajya mu rukundo menya ko uwawe kandi uri umuntu w'umugabo kandi hano ni ku niti nyine hano haba hagomba kuza abantu b'initi gaza zabwe nimba utari initi ntukagere hano utacaye ibintu by'abanyabwenge gusa
urumva ngaka gatrike ko kureba ibintu byose ugahita uvuga ngo ese njyewe umuntu ndi kumwe nawe kabisa aya maboko azamereza cyangwa ni ukuvuga nyine ndi kubibyinamo sinzi aho biri kunganisha. Rero menya kabisa kuvuga ngo umuntu turi kumwe bizagenda gutya, kandi guys mujye mukora subscribe kugira ngo ibintu nk'ibi by'ubwenge bagire ku gihe, aho ngaho kukazogera mujye mwakanda notification ikugeraho mu ba mbere kugira ngo ubone ibintu by'ubwenge nk'ibi ku gihe. Rero menya ko wakoze subscribe, aho ngaho muri comment wisanzure uvuga icyo ushaka cyose, kandi uvuge ngo ngiye kabisa ngiye mfite umukobwa mbona kabisa umva uyu nguyu bizagenda neza nubwo bitameze neza nubwo ari ukuntu yigira, nyine wisanzure unahure na bagenzi uhabona nahakuye umukunzi nyine, kuko comment ni ahantu buri wese aba yisanzuye. Wegerayo wisanzure, nshaka no kwakora WhatsApp group none twari duhuriramo ibiganiro nk'ibi by'ubwenge bikabasha kwajyaho mwese, kandi tuzi no kwana ibiganiro by'ubwenge mu kanya gato. Ciao ciao.